inyonjo. Yego, 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 yego. Yego. Ndabumva bakurambere. Ndabumva cyane. Nzabahekesha inyonjo aka gace kose bazamenya ko imiti yanjye ikora, bazamenya ko ari imiti yanjye ikora. Ate abasajja bonna abateranyo unoonya kiwano shaka ki oyawe cyano ango n'abakurambere bicaro cyano aho muganga turakumva inyamuko turakumva tukurira. Vuga ndashakaga nje kwivuza. Vuga urivuza iki? Ndashakaga ko mumfatira murumuna wanjye ndashaka yuko asara. Murumuna wawe iki? Murumuna wanjye ndashaka ko asara. Vuga cyangwa tukurahira iteme. Imiti yo kumusaza akaba umusazi ku musozi. Arashaka kuntwara umugabo. Tanga umufuragiro cyano. Ongera. Damo. Abajaja bakurira. Damo. Reka nze nkubariza abakurambere. Mwana wanje. Reka nkubariza abakurambere. Twumva icyo babivugaho. Bakurambere. Turabumva. Uyu mukobwa ashaka umuntu kumusaza. N'umusore. Turabumva. Gamuyoge! Urashaka ngo bigende bije? Ndi gushaka aroge ubu. Ndashaka mumuroge. Ngiruke ku musozi atura amashashi. Ubundi adekera umugabo. Egera hino nyina mukobwa. Egera hino. Egenda nkubwire. Ibyo bintu se. Egera hino n'umuti. Mana yanjye. Ongera hino wigira ubwoba. Cyangwa tukurahira ku iteme. Tugutwika. Wigenda garuka. Kongera umbwire. Nshakaga atora amashashi ku musozi none ndekera umugabo. Uriya mugabo ni uwanjye. Ntagacaka yuko amukunda. Nagushaka akamukunda. Umugabo ni uwanjye. Abakurambere barambwiye ngo uyu muti egera hino. Uyu muti uri kubona ugende umutege
munyanyagize ahantu akunda guca mu gitondo. Uri kubyumva mukobwa? Uri kubyumva? Ubwo ndawukira ku buriri bwe. Ku buriri bwe, ku musego, ahantu akunda kunywera icyayi. Nurangiza uvuge ngo yombeyo. Ubivuga gatatu. Akira. Fata gende. Uyu mukobwa ntabwo yumva. Genda birakora. Genda uyu mukobwa. Mukubitisha inkuru aka kanya niba udashaka kugenda. Nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore, ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza nkuze. Papa wanjye yaje kwitaba Imana, gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha, byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. Ndagira ngo mumanire umwana wanjye. Turabumva. Mfite umwana ise yansigiye ariko amwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara, byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. turabumva. Ariko nanjye nari gukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe aba n'abasitamu. Jese ndi umusazi. Ahubwo ni wowe wasazi we reba. Nitwa Sekenina. Nisanze ndi mu rukundo n'umwana w'intoki. Cyari cyiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'umuvandimwe ibiratangiye. Urashaka ngo bigende bite? Ndi gushaka aruge nishaka mumuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi arekera umugabo. Uyu munsi kumva natakigukunda. uyu mwaka abantu benshi bazi ko ngo nawe turi impanga. Ntabwo nkeneye kuba impanga nawe. Ariko uretse kubwira ikintu. Jya unyubaha wibuke ko ndi mukuru wawe. Uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino. Tuwite intambara y'abavandimwe. Popo, kubera iki ndyamye aha hantu?
Mana yanjye n'ibyo wankoreye. Sawa icyo kubikuriho. N'ibyo wankoreye ubusugi bwanjye. Ubusugi bwanjye. Ubusugi wiki. Papa wantwariye ubusugi. Nta kintu nakoze njyewe. None se kubera iki njyanyanga? Uri kwigira ibyo ngibyo ntabwo wakabaye unshimira ahubwo. Ngushimira ngushimira iki? Njyewe muzane wasinze none utangiye no gusakuza hano. Situmishuka vuba vuba. Tuyima vuba usigarane ikintu bigenge iki. Mutanande. Ingingo byagenze bite? Nkaho urasinda ku buryo ugeraho aho wibagirwa n'inzira igucyura. None urasakuza. Ingurube zirimo ubusa ziravuga kuko. Ngensinda rero. Ubu akaba ari kunshimira. None nkaho wakaretse ngo naniryamire uburyo gutera urusaku rusakuriza. Nta n'isoni. Ese ubundi reka nkubaze. Umukobwa ujya kunywa inzoga zingana kuriya uba wabaye iki? N'ibiki? Reka niryamire. Nyine mbwira Bobo byagenze bite ngo nasinze. Nyine ndibuka ko nari navuye kumva. Uribuka ko wari wavuye kunywa nyine? Wavuye yose? Nyine wakoze. Sorry nyine. Sorry. Ariko ntabwo byibikura ibintu wankorera use iyo uryama ahandi se none ntabwo bikuraho ko wanywariye usugi uze uryama ahandi. Ibintu byari byo nakozeho? Nazi umuntu gute turyama noneho. Bobo waretse mwiryamira koko. Ugire kundaza amajoro none nushaka ko niryamira. Urifuza iki? Bwaryama. N'ubundi bwakeye niba uyeyeje amarusohoka utahe. Bobo kugetse nyine ibyo bintu nakoze ntabwo niko nyine mbabarira nimba natwitwayeho nabi. Nta bindi bintu nakoze ntasiba. Nyine mbwira. Ciao amici. Se buriya Claude nta kintu yanyweye mu kabari nimba nanasinze cyane. Ngagenda nyine mbona ukuntu nambara imyenda yanjye irize. Ese ndambara gute? Ndasebye. Kuko twabikoze. Bobo! Urambaza iki se kandi? Jeanette yanjye iri hehe? Reba aho ngaho ku gatubari k'imbere y'igitanda.
Baramutse mwana. Baramutse. Mu by'ukuri ubu ni sangahe ke? Mwana bararyamye neza. Umukobwa w'inkumi ugatinyuka ukabyuka. Reba hano amasaha ageze. 6:00. Naraye muri bide mushwaye. Batashye? 9:00. Sagenda ngo batashye. Ke. Wasabye uruhushya rwo kurara cyangwa wasabye rwo gutaha? Ubuzima bwabigize intambara ntibyatanje. Nta byatanje. Icyo menya ko nabaye umukobwa w'inkumi. Urabizi ntabwo nzongera kuvuga uruhushya. Nazijya kujya ngira imfungwa hano kandi. Utangiye no kujya umburanye se? Imana narakuze ariko nabaye inkumi. Ngomba kujya nsohoka n'abashyitsi banjye. Wabaye inkumi ku buryo wiyobora ukagenda ugatahira amasaha ushakiye. Ni nakubwiye ko umwana w'umukobwa ataha saa 4 z'ijoro usibye no gutaha saa 9. Na saa 4 uba warengerwa bakabije. Se manje ndareba nicaye hano. Ntabwo nakirwa nicara ntabwo nabishobora pe. Hano ujye umenya ko nabaye inkumi. Urumva wakuze umaze kubyimba amabere yuzuye agatuza. Urumva ngiye kujya mvuga unsubize. Nta soni. Cyangwa mbara ikibazo kirimo ariko. Nta kibazo kirimo kuba cyarahindutse ntabwo tukiri mu myaka ya kera ubu gihe cyarahindutse ntabwo imyaka turimo ari nk'iyanyu. Sema wagiye umusirimu. Umusirimu nurara hanze y'urugo. Ntabwo naraye umusirimu ariko naraje. None saa 9 ni sangahe? Musi cyangwa umwe siko natashye mwana. Cyangwa ngaruka natashye. Urabizi ikindi gihe sinzongera gusubikanya nawe gutya. Kandi wagakobwa unyumve wongera unyumve. Yewe Nyiragasa byuka byuka nza nibi se byuka ujyanye muri etaje yanjye ugasinzira byuka ese ibyo ni byuka Diana we mwitwa hoje shyira hasi ngo hewe bityo se dusangire none sinjye uranyipfura nanjye mawe dusangire Diana. Birabishye. Bazaka akantu k'imbere. Kuko amaze karese. Njye kuzana ibindi. Nyindi uri kumamagara. Iyo mico y'abantu uri kwikura sinkazi. Sinshaka guhangana nawe. Ugomba kwemera kuba umwana muto niba bikunaniye. Ubwo wakuze ufata utwaye wigendere. Sima ko nvabigize ibitaka. Ntabigira ibyahatari. Nta soni ugatinyuka ukambwira ngo saa 9 nta byahatari. Mu rugo rwanjye jewe. Usiko na musaza wawe atajyaga ataha aya masaha. Mwana nawe ntukagikabiriza ibintu. Urumva nakabije. Akabije. Ndumva ntacyo gutwaye kujya kureba inshuti zanjye cyangwa ngombwa nuko ntaha kandi ngataha amahoro amaze kumenya. Ikibazo si ukureba inshuti zawe. Ikibazo watashye sanga amasaha utahira nk'umwana w'umukobwa. Iriga ntabwo tukiri mu bihe bya kera. Ntabwo tukiri muri analogue. Tukiri mu digitali ntabwo bya kera se mwebwe mwagize agasatsi n'ibindi n'ubwo ibihe byarahindutse. Nawe ujye ubisirimu. Nta kundi. Ubwo tuzareba mama ninde umwana ninde. Tuzareba ninde utegeka undi muri ubu. Sibyo? Hanyuma genda ujye guteka.
reba hano amasaha ageze nta n'icyayi nawe kubera kuryamira kwa watashye asema ngombwa ngo ngiye mbyuke no gutegurira icyayi we ntabwo wabasha kwitegurira icyayi ku buryo inzara irakwica ako se narakubyaye ngo ube umutako muri uru rugo nawe umutako urahari ururabyo nguru nararuguze amafaranga yanjye urakabya ubuse ku buryo inzara yakwica hari isukari nake tukagura kujya kwikorera icyayi nawe urakabya wowe ugikoze ko nakubyaye kugira ngo unyiteho ubu urajongera uvuge ngo ni Diane si Diane ameze ate uhora uvuga buri munsi reba nta nubwo wakoze isuku reba ahantu uryamye kora isuku vuba vuba mama agiye kuza kudusura gusa dusanga ahantu hasa gutya sibyo nanga rero ngiye witangiye kunyihorera se wajya uvuga ngiye ko ndi kuvuga kanange ngufashe ntazajya ndira ndabibwira mama ko wankubise none nta nubwo tuzanajyana yabuze n'amazi twoga nzane n'imyenda yindi ndashaka imyenda y'inamba banza nyine akira amazi oka we uzi ko baye umumetisi bamuzi yego ndi keza we tukinyure neza ayi uri koga uri kundeba ku buryo inzara yakwica ufite amaboko ukagenda kubyikorera undi si umukozi wawe wamuhamagaye ukamubaza ubundi se afite ikihe kibazo kuki atari kuza amataha ahuye n'ikihe kibazo mbamubwire rero keza ndabona urimo uzamukana amarere ntazi niba ari uduhungu turi kugushuka tugatuma unzamuraho amazuru ngewe ndaje nkwereke ko nta mikino njya ngira narakoroheye mufata nk'umwana wanjye ku buryo sitagira umukozi ndabona ushaka ko tubana ukundi kuntu umukozi si umuntu umukozi adahari we ntiwakora nye nabikora ariko nawe ntabwo inzara yakwica ukanga kujya kwikorera icyayi ngo njye igitego mbyuke kandi nakubwiye ko narayishuka ubu si byo nabyutse nkora ibyo ntabwo byonyine wanabinshimira wakabaye ubikora nk'umwana mu rugo ndangije ndabyuka ndabikora ngewe uvugisha umukozi akaruke ntawe mvugishije ntabwo nabivamo ntawe mvugishije kandi Chantal yambwiye ko uzajya nzinduka mu bitondo bya kare nk'aho ngewe ngiye kurara irondora kare ntabwo bishoboka muhamagare umubwire agaruke ngewe ntabwo nabibasha ntabwo ibyo bicukumye ntabwo bishoboye siko neza unaniye neza ku myaka yawe 10 n'ingahe ntabwo ari ukunanira ariko nawe ujya ushyira mu gaciro ntabwo njya ku ishuri bya mu gitondo nzindutse nuko rero ushaka kurugenda hanyuma wowe urajya he wowe urakora iki kagende njye kubikora ariko ubundi ubu narabyaye cyangwa naherekeje ababyeyi nyine mbikore wikomeza gusakuza reka mfuke amazi nawe ukomeza wowe nawe ugumukana amazi akanda sinakubwiye ko ninya amazi none nshaka ibi uramenye ko yangije nabishaka wasoje koga nawe ndebe yego mbega amazi akonje amavuta yashizemo amasaha mwereke katuyora ndibaza amavuta se ugenda gutembera
iyo abantu bamaze koga bajya gutembera Oya. bambaye n'agakanzu Ka kanzu kawe kariya. kwa Diane. Siga puderi. Puderi. Ko mbona hashushanyijeho ibintu by'umutuku. Shyira puderi. Mu twatumye twanjye ahubwo nushyire ku muntu sinadushize mu nzu. Turacyahari. Siko nitwo twakugize umumetizi. Iwe turi gusa umutuku. Zana nkwereke. Zana nkusigire. Njye se wansize. Nanjye siga. Siga njyewe momo. Siga. Ntabwo ari iby'abahungu. Ntabwo ari iby'abahungu. Iwe ukuntu ngize mu ntoki. Yo.